umuhanzikazi Ariel Ways ndetse na Bobo batawe muri yombi aho bakurikiranweho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge. Wakibaza uti ese byagenze bite? Aba bombi biravugwa ko bafashwe nyuma yuko basanzwe mu kabari banywereye amafaranga agera kuri miliyoni 8 bakabura ayo kwishyura. Wakibaza uti nakaye kabari abakobwa banywereyemo izi nzoga bakabura amafaranga yo kwishyura byabaye ryari? Ese baba barafashwe n'inzego z'umutekano cyangwa z'ubugenzacyaha by'umwihariko polisi ryari? Byose nibyo ngiye kuba nagusobanurira muri kano kanya. Ahangaha ni kuri Special TV Show, reka ngusaba banza ukore subscribe cyangwa se sabone kugira tujye tubana ku makuru agiye atandukanye tujye tubagezaho. Reka nkwifurize ishya n'ihirwe, niba ari ubwa mbere ugeze hano reka upartage ino video nonirwe no gufungura akazogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification. Ni mu gihe rero ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025 ari bwo hari habaye igikorwa cyo kwita izina mu karere ka Musanze. Igikorwa cyabereye mu karere ka Musanze bari bagiye kwita izina cyangwa se kwita amazina ingagi. Nibwo aba bombi nabo baje kuba bafatwa. Amakuru nayo agenda asakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigenda ku banyamakuru bakorera kuri YouTube, ariko bakabura gihamya cyuko aba bombi batawe muri yombi koko nyuma yo kuvugwaho izi nkuru zigiye zitandukanye gutya. Ariko amakuru yaje kuba yahamirizwa n'umuvugizi wa polisi bamwita SP Rutikanga. Nibyo koko aba bombi barafashwe kandi barafunzwe aho bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera. Ati aba bafashwe nyuma yuko basanzwe barengeje amasaha y'ibikorwa bya nijoro bahita batabwa muri yombi. Akomeza agira ati ibimenyetso byagiye hanze kandi bigenda bigaragaza ko aba bombi bakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa se bakoresha ibiyobyabwenge ariyo cyabakurikiranweho. No kuvuga niyo by'ubwenge urumogi. Uyu Ariel Ways ni umuhanzikazi nyarwanda wamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, wagiye avugwa hirya no hino ku migabane ya Afurika, aho yagiye avugwa ku bitangaza ndetse n'indirimbo zakunzwe n'abatari bake akora afatanyije n'abandi bahanzi bagiye batandukanye ndetse nawe ubwe bwite. Ariel Ways ubusanzwe yamenyekanye nyuma yuko asoje mu ishuri ryigisha umuziki ndetse rigategura abahanzi, ryigisha ubugeni rya Nyundo, aho yari hise atangira gukora umuziki we mu buryo bweruye nk'umuhanzi. Ni mu gihe kandi uyu Babu we amazina ye yitwa Baraba Umotita, akaba mu mazina y'ubuhanzi akoresha Babu cyane AK80. Akaba kandi nanone abarizwa mu itsinda bitunganya umuziki cyangwa se muri Boya Music yitwa 1K Entertainment cyangwa se iyobowe n'uwitwa DJ Pius. Uyu kandi Babu avuka ku mubyeyi w'umunyarwanda ndetse papa we akaba ari umuzungu ukomoka mu gihugu cy'Ubudage. Yego akaba yaravukiye muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aba bombi rero bakaba bakurikiranweho ibyaha byavuzwe haruguru aho bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera. Aba bombi rero bakaba barafashwe nyuma yo kunywa cyangwa se kunywa amafaranga agera kuri miliyoni 8 bakabura amafaranga yo kwishyura ndetse bakarenzaho no kwangiza bimwe mu bikoresho by'akabari, kumenagura bimwe mu birahure ndetse n'ibindi byose. Ari no baje gufatirwa na polisi bakajyanwa gufungirwa aho Remera, bikaba bagaragweho n'ibyo byaha byo gukoresha ibiyobyabwenge. Reka rero tubasabire kuri Nyagasani kandi inshuti bakunzi bacu namwe mwese mukunda kandi mugafana Ariel Ways ndetse na Babu, nawe mukunda abahanzi bombi, tubasabire kuri Nyagasani Imana iborohereze cyangwa se ibafashe bafungurwe kandi abone n'ubwishyu bwo kwishyura inzoga z'abandi nibyo bangije, dore ko ari amafaranga atari amafaranga make hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tugushimire udahwema kubana natwe, Imana ikomeze kuguha umugisha kandi ibyo ukora byose uhahe uronke. Mwifurije ishya n'ihirwe, ndagukunda cyane, mugire ibihe byiza. Yari kwihangana Elisa Response. Bake akora
bafatanyije n'abandi bahanzi bagiye batandukanye ndetse nawe ubwe bwite. Ariel Ways ubusanzwe yamenyekanye nyuma y'uko asoje mu ishuri ryigisha umuziki ndetse rigategura abahanzi, ryigisha ubugeni rya Nyundo, aho yari hise atangira gukora umuziki we mu buryo bweruye nk'umuhanzi. Ni mu gihe kandi uyu Babu we amazina ye yitwa Baraba Umotita, akaba mu mazina y'ubuhanzi akoresha Babu cyane AK80. Akaba kandi nanone abarizwa mu itsinda ritunganya umuziki cyangwa se muri Reboya Music yitwa 1K Entertainment cyangwa se iyobowe n'uwitwa DJ Pius. Uyu kandi Babu avuka ku mubyeyi w'umunyarwanda ndetse papa we akaba ari umuzungu ukomoka mu gihugu cy'Ubudage. Yego, akaba yaravukiye muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aba bombi rero bakaba bakurikiranweho ibyaha byavuzwe haruguru, aho bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera. Aba bombi rero bakaba barafashwe nyuma yo kunywa cyangwa se kunywa amafaranga agera kuri 8,000,000, bakabura amafaranga yo kwishyura ndetse bakarenzaho no kwangiza bimwe mu bikoresho by'akabari, kumenagura bimwe mu birahure ndetse n'ibindi byose. Ari no baje gufatirwa na polisi bakajyanwa gufungirwa aho Remera, bikaba bagaragweho n'ibyo byaha byo gukoresha ibiyobyabwenge. Reka rero tubasabire kuri Nyagasani kandi inshuti bakunzi bacu, namwe mwese mukunda kandi mugafana Ariel Ways ndetse na Babu, nawe mukunda abahanzi bombi, tubasabire kuri Nyagasani Imana iborohereze cyangwa se ibafashe bafungurwe kandi abone n'ubwishyu bwo kwishyura inzoga z'abandi n'ibyo bangije, dore ko ari amafaranga atari amafaranga make hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tugushimire udahwema kubana natwe, Imana ikomeze kuguha umugisha kandi ibyo ukora byose uhahe uronke. Mwifurije ishya n'ihirwe, ndagukunda cyane, mugire ibihe byiza. Yari kwihangana Elisa Response.